Iri tangazo rya NESA rireba buri munyeshuri wese wakoze ikizamini cya leta haba mu mwaka w'amashuri abanza, umwaka wa gatandatu primaire cyangwa se mu by'ukuri muri senior 3 cyangwa se senior 6, by'umwihariko namwe mwakoze L5 musabwa mu by'ukuri kuba mwakumva itangazo. Ni itangazo kandi ribuze kuba ryakibanda kuba ababyeyi bakomeje kugenda bagaragaza ikibazo cy'amafaranga cyangwa se minerval ku bana babo, bikanavuga ko mu by'ukuri ababyeyi bakomeje kugenda basaba leta y'u Rwanda inyunganizi by'umwihariko ku mafaranga yo kwishyurwa ku ishuri. Ibi kandi bikanatuma leta y'u Rwanda yongeye kuba yashyiraho ikigega cy'inguzanyo by'umwihariko ku banyeshuri bazajya bagurizwa amafaranga mu gihe bari kwiga ku ishuri. Nibibazo tugiye kuba twakwibandaho kandi turuze kuba twagaruka ku mafaranga agiye kujya agurizwa by'umwihariko abanyeshuri barangije kwiga, bakaba mu by'ukuri bazajya bagurizwa guhera ku bihumbi 100 kugeza kuri miliyoni 10. Amafaranga kandi akajya yishyurwa by'umwihariko inyungu yayo ikaba iri hasi cyane. Ni inyungu mu by'ukuri izajya itangwa ku banyeshuri by'umwihariko kubafasha amafaranga, aho kandi mu by'ukuri leta y'u Rwanda maze kuba yashyiraho ikigega kizajya gitangira kuba cyaguriza abanyeshuri barangije kwiga bakomezaga kugenda bagaragaza imbogamizi, bavuga ko mu by'ukuri imikorere n'imirimo bakoraga ikomeje kugenda inajya hasi cyane. N'amakuru tugiye kuba twakwibandaho, ndavuga ko ari itangazo riri mu munyarwanda wese mu Rwanda by'umwihariko rikibanda no ku bibazo by'abanyeshuri ndetse n'isohoka ry'amanota. Byose mu by'ukuri tugiye kuba twabinyurira hamwe. Icyo usabwa ni ukubana natwe kubera ko mu by'ukuri n'amakuru ari buruze kuba mu by'ukuri yagira umushomeri wese mu Rwanda akamaro, cyangwa se n'undi wese mu Rwanda mu by'ukuri wifuza kuba wanagira ubuvugizi akorera mugenzi we. By'umwihariko shiti bukundwa, reka nizere ko uri kureba hasi iyo video we ukabona barangije gukanda subscribe, ikindi kandi ukibuka no gukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro bya Rwanda Top Line TV n'amakuru akomeje kugenda avugira mu Rwanda. Aho kandi tugiye kuba mu by'ukuri twakwibanda ku itangazo rya NESA rireba buri munyeshuri wese mu Rwanda wakoze ikizamini cya leta n'ababonye amanota ndetse kandi n'abategereje amanota ndetse kandi n'abatsinzwe. Mwese tugiye kuba mu by'ukuri twabashyiraho andi matangazo ari buze kuba mu by'ukuri yabahumuriza, aho kandi NESA yongeye kuba yabashyira igorora by'umwihariko namwe mwabasha kuba mwatsindwa ikizamini cya leta ariko mukaba mwari mwarihebye. Mu by'ukuri hari igisubizo kirambye NESA ibashe kuba yabashyira. Itangazo risohowe na NESA ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2025 ku mpera z'uku kwezi, byongeye kumvikana ko NESA ikomeje kugenda yihanganisha by'umwihariko abanyeshuri by'umwihariko bakoze ikizamini bakaba ari abakandida bo muri senior 6 ndetse na L5. Mu by'ukuri bakaba bari bategereje amanota yabo. NESA ibashyiriyeho igihe ntarengwa amanota yanyu agomba kuba yagereye hanze cyangwa se mugomba kuba mwayabonye, ndetse kandi mu by'ukuri NESA yongeye kuba yakibanda ku bana batsinzwe, aho kandi mu by'ukuri yongeye kubabwira abatsinzwe ko harimo ibibazo bikomeye cyane byanavutse mu ikosora, by'umwihariko bikavuga ko mu by'ukuri abarimu bakosoye iki kizamini cy'umwaka wa 2025 bibeshye cyane. Ndetse kandi nimba ufite umwana ukabona yazanye amanota ariko mu by'ukuri ubwenge yarasanzwe afite ukabona ntabwo ukwiranye n'ayo manota, usabwa mu by'ukuri kujya ku itariki 2, ndavuga ku wa mbere, usabwa kuba wageze mu by'ukuri aho NESA ikorera kuri headquarter ukaba warekarama cyangwa se ukaburana. Nawe kandi mu by'ukuri uri hirya no hino mu ntara zitandukanye ariko ukaba utagera kuri headquarter, ndavuga ku cyicaro gikuru cya NESA, usabwa mu by'ukuri kuba naguha link urebe hasi muri description ndagushyiramo link kugira ngo mu by'ukuri ubashe kuba wakora application y'ukuntu umwana wawe yatsinzwe. Aho kandi mu by'ukuri urubuze kuba watanga ibimenyetso bikurikira: gutanga bilote y'umwana, ukanatanga mu by'ukuri n'abagabo 3 bari bazi ko umwana yarasanzwe afite ubwenge mu ishuri. Aho kandi NESA ikomeje kugenda yibanda mu kuba mu by'ukuri ibizamini bya leta byakosowe nabi, bityo kandi hakaba hari abana bari bafite ubwenge bukabije cyane ariko bikanarangira mu by'ukuri bari batsinzwe ikizamini cya leta. Bityo kandi mu karere ka Gasabo harumvikana umwana wiyahuye nyuma yo gutsindwa n'ikizamini cy'amanota. Ibi kandi mu by'ukuri bikanavuga ko bakiri ku kiriho, ababyeyi babo bakaba bihanganishwa n'urwego rwa NESA by'umwihariko na REB. Ibi kandi bikanatuma abana bose mu Rwanda bongeye ko bagarukaho n'ikigo cya NESA, bikavuga ko mu by'ukuri bose basabwa kuba bakora reclamation kugira ngo mu by'ukuri bazabashe kuba bakongera kubona amanota bifuza. Ibi kandi mu by'ukuri bikanagaruka ku kibazo cy'abarimu bakosoye ibizamini nabi, bikanatuma mu by'ukuri abana bamwe na bamwe mu Rwanda bari bamaze kuba barakiheba. Andi makuru turibanda ku nguzanyo igiye kugihabwa abashomeri mu Rwanda, aho kandi abanyeshuri bakomeje kugenda bagaragaza ibibazo bikomeye cyane. Harimo ibibazo byo kuba mu by'ukuri barangije kwiga nyamara nyuma yuko bari bizeye ko ubwo bashoje amashuri bagiye kuba mu by'ukuri baba bakingi cyangwa se abami, bagatangira gukabya inzozi zabo, bakaba mu by'ukuri batangira gukorera amafaranga, bagatangira kuba bamujejeta franga. Ibi kandi bikavuga ko ari ikibazo cyo kwibeshya nyuma yuko batangiye kwicuza ko barangije kwiga. Ibi byongeye kuba byagarurwaho n'urwego rw'igihugu rwongera kuba mu by'ukuri rwashyiraho ikigega cyo kujya kiguriza abashomeri barangije kwiga guhera ku bihumbi 100 kugeza kuri miliyoni 10. Icyo utonderwa aya mafaranga ntabwo azaba ari amafaranga yo guhabwa gusa, ahubwo mu by'ukuri
by'ukuri azaba ari inguzanyo izajya yishyurwa, by'umwihariko akaba ari amafaranga azajya yishyurwa mu gihe kirekire, aho kandi inyungu izajya mu by'ukuri irenga ku mafaranga wafashe, azaba ari inyungu nto cyane ugereranyije n'andi mafaranga yari asanzwe agurizwa by'umwihariko abandi bantu basanzwe. Ibi kandi byongeye kuvuga ko leta y'u Rwanda yongeye kuba yagaruka ku kibazo cya Minerval gikomeje kugenda kinaba ikibazo gikomeye cyane ku babyeyi baturuka mu Rwanda, aho kandi bakomeje kugenda basaba nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda kugira icyo yakora, by'umwihariko bakagabanyirizwa amafaranga y'ishuri, ndetse bivuga ko amafaranga bakomeje kugenda batanga akomeje kugenda aba menshi. Ntabwo ari ikibazo cy'uko amafaranga ari menshi, ahubwo mu by'ukuri usanga umuntu umwe afite umuryango w'abantu benshi akomeje kugenda arihira amashuri, bityo kandi nyamara watiranya amafaranga akomeje kugenda aba menshi cyane. Mu by'ukuri ugasanga umuntu afite abana batanu bose yishyurira ishuri, by'umwihariko bakana baba baniga muri segonderi. Iki ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje kugenda kivuga ko abaturage b'u Rwanda bakomeje kugenda bakura abana babo mu ishuri, bitewe n'uko nyine mu by'ukuri amafaranga yishyurwa ku ishuri ari menshi cyane bigereranyijwe n'abana bari basanzwe mu by'ukuri bishyurirwa muri urwo rugo. Ibi kandi bikanavuga ko mu by'ukuri leta y'u Rwanda isaba by'umwihariko kuri munyarwanda wese ufite iki kibazo, asabwa mu by'ukuri ko yabivuga nimba usanzwe ufite ikibazo cya Minerval, cyangwa se ukaba ufite umuryango w'abantu bagari, by'umwihariko ukaba ufite ikibazo cyo kwishyura Minerval, usabwa hano kubitubwira muri komenti kugira ngo mu by'ukuri tugukorere ubuvugizi, uze kuba mu by'ukuri wanabona inyunganizi, by'umwihariko kuri Minerval ukomeje kugenda wishyurira abana bawe, by'umwihariko n'abandi bantu batsinzwe by'umwihariko bakaba mu by'ukuri bafite ikibazo, namwe mukaba mwabuze ukuntu mukora reclamation cyangwa se kurekarama, murabitubwira muri komenti kugira ngo tubafashe ukuntu mwarekarama n'abandi mwabasha kuba mu by'ukuri mwakirukanwa ku ishuri bitewe n'uko mwabuze amafaranga yo kwishyura ku ishuri. Mu by'ukuri musabwa ko mwabitubwira muri komenti tukabakorera ubuvugizi. Andi makuru ari hanangiriza by'umwihariko abarezi n'abandi badiregiteri b'ibigo by'umwihariko bakomeje kugenda birukana abanyeshuri, bivuga ko abazafatwa bazabasha kuba mu by'ukuri babihanirwa, by'umwihariko bikanatuma abana bakomeje kugenda bava mu ishuri bitewe n'inyunganizi by'umwihariko cyangwa se Minerval ikomeje kugenda ivuga ko ibiyibura, by'umwihariko abana bakaba banafata umwanzuro wo kuva mu ishuri bitewe n'uko bakomeje kugenda batswa cyangwa se bashyirwaho igitutu n'abakomeje kugenda babayobora nk'abadiregiteri ndetse n'abarezi. By'umwihariko aho dukurikiye uri hose, haba ari mu Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda, nizeye ko urimo kumva ururimi turimo kuvuga rw'Ikinyarwanda. Uze kuba mu by'ukuri wakandika muri komenti utubwire imbogamizi cyangwa se mu by'ukuri akarengane kaba karakorewe umunyeshuri, ubitubwira by'umwihariko harimo akarengane gakurikira kuba umwana yarirukanwe ku ishuri, kuba yarabuze Minerval, kuba mu by'ukuri yarakuwe mu ishuri kubera Minerval, kuba uyu mwana yaratsinzwe ikizamini cya leta ariko akaba yarasanzwe afite ubwenge, bizwi neza kubera ko byagaragajwe ko abanyeshuri bakomeje kugenda barengana cyane, by'umwihariko abarimu bakosoye ikizamini cya leta, bivuga ko mu by'ukuri bibeshye cyane. Aho uri hose mu Rwanda ukomeje kugenda udukurikira, ndasaba ko mu by'ukuri ubitubwira muri komenti tukaba twagukorera ubuvugizi. Reka nizere ko ukomeje kugenda udukurikira no kuri Rwanda Top Line TV, reka nizere ko urangije gukanda subscribe kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge bya Top Line TV. Njye nyitangira nkanyasha.